Iyi ni inkuru navuga ko ibabaje cyane y'urupfu rw'umubyeyi, bivugwa ko yapfuye agiye gusenga, aho yari yagiye gusengera mu butayu. Hanyuma amakuru atugezeho ni uko uyu mubyeyi ngo yaje kunyerera ahantu habi cyane hameze nko mu mpanga, hanyuma birangira agiye acuranguka cyangwa se ahirima abura icyamuramira, kugeza ubwo yaje kwisanga ahantu habi cyane, biza no kurangira ahaburiye ubuzima. Ni umubyeyi witwa Hagenimana Gaudence, wari uri mu kigero cy'imyaka 39 y'amavuko, akaba yari yagiye gusengera ku musozi wa Mo Kigali, aho bamwe cyangwa se abarokore bajya gusengerayo. Uwo musozi bawise Banguka ngo utabare, niryo zina nyine bise uwo musozi w'amasengesho bajya gusengeraho. Hanyuma rero uyu mubyeyi ngo yazindutse karabya abana, amaze kubakarabya bajyana ku ishuri, hanyuma arangije afata umwanya wo kugira ngo ajye gusengera mu butayu. Ibi abarokore benshi nyine bakunda kubikora, bakajya kwihererana n'Imana, ariko kandi nanone iyo umuntu abikoze agashyiramo no kubura ubwenge, hari igihe bishobora kuba byamuteza ikibazo gikomeye cyane. Nk'uko umuvugizi wa polisi mu mujyi wa Kigali CIP Werarisi Gahonzire yabitangaje, yavuze ko ayo makuru mu by'ukuri ari ukuri koko. Uwo mubyeyi Hagenimana Gaudence y'imyaka 39 yagiye gusengera mu butayu ahazwi nka Mo Kigali. Ni umusozi muremure, abantu ngira ngo barawuzi hano hejuru za Kimisagara. Hanyuma biza kurangira rero ngo akandagiye ahantu aranyerera, hanyuma arahirima kugeza ubwo yaje gushyiramo umwuka. Rero abaturage ndetse n'umuryango w'uyu mubyeyi witwa Gaudence waje kwemeza ko nta rindi perereza rindi bakeneye, ahubwo babemerera bagashyingura umuntu wabo. Gusa birumvikana ko ari ikibazo gikomeye cyane. Hanyuma reka twihanganishe rero umuryango we muri rusange, ndetse kandi CIP Werarisi Gahonzire yakomeje yihanganisha umuryango w'uyu mubyeyi, babwira ngo bakomere kandi bihangane. Natwe rero tubabwiye gukomera ndetse no kwihangana, nta kundi byagenda. Ubwo muraza kuduha ibitekerezo byanyu muri comment, mutubwire muti se iyo umuntu apfiriye mu butayu yagiye gusenga, nubwo atari twe dutanga ijuru, ariko umuntu ashobora kwibaza mu by'ukuri bigenda biti, kubera ko ari ukuntu nyine gusenga rega ntabwo ari ukubura ubwenge. Nimba ugiye gusenga wijya ahantu haguteza ibibazo ngo ube umere nk'umuntu ugiye kwiyahura, tubizi ko umuntu wiyahuye adashobora kubona ijuru. Umuntu yiyahuye abakoze icyaha gikomeye. Rero hari ukuntu umuntu ajya gusengera ahantu agashaka kubikora mu buryo bwo kwibabaza cyane, ariko bikaba byamuviramo kubura ubuzima, nk'uko byagenze kuri uyu mubyeyi. Hari ukuntu abantu bagira gutya bakajya gusengera ahantu mu buvumo, ahantu habi, bagasesera ngo bari kwibabaza, ngo Imana nibona ububabare bagize ngo iraza kubumva cyane. Ariko ntekereza ko nibyo koko umuririmbyi wa 50 mu ndirimbo zo gushimisha yaravuze ngo nimuze mwenyine twihererane musanga ahantu hatari abantu. Ariko burya ahantu hatari abantu si ahantu haguteza ibibazo, ahantu nyine hatuje hiherereye n'imbere y'igitanda cyawe wasenga, cyangwa se ahandi hantu hose ubona hadashobora guteza ubuzima bwawe ikibazo. Urumva abo bana babaye imfubyi, sigaye mu buzima bubi, apfuye abavanye ku ishuri, yabajyanye ku ishuri. Ibaze noneho abana bari mu ishuri baraza kumva inkuru ivuga ngo mama wabo arapfuye yagiye gusenga. Mu by'ukuri birumvikana ko ari ikibazo navuga ko gikomeye cyane. Gusa nta kundi byagenda, nyine ibintu byose nyine bibaho, Imana izi impamvu yabyo. Ubwo nuko byagenze kuri Hagenimana Gaudence y'imyaka 39, byumvikana ko yari akiri mutoya. Ngaho rero reka mbashimire cyane kandi nihanganishe n'abandi bose badukurikiranye bagize ibyago mu buryo bugiye butandukanye. Imana ikomeze ibahe gukomera, abarwayi Imana ibahe gukira. Ndabizi ko ari abadukurikirana bafite uburwayi bukomeye, barwariye mu bitaro hirya no hino kwa muganga, hari abadafite ubageraho, baba bamaze igihe kirekire bafite uburwayi bukomeye. Abo bose Imana niyo mugenga wa byose, kandi Imana iborohereze kugira ngo babashe gukira basubire mu buzima busanzwe. Hanyuma hari abadukurikiranye barabuze urubyaro, hari ababuze ubwishyu bw'amazu, hari ababuze ibyo kurya, ababuze ibyo kwambara. Abo bose iyo dusenga
ndetse no mu nkuru zacu tugenda tubigarukaho tuvuga ngo Imana ibagirire neza, Imana ibarinde umubi Satani. Ndabakunda cyane rero, hanyuma ntugende udakoze subscribe kuri channel yacu kugira ngo inkuru zacu ndetse n'ibiganiro bijye bitandukanye bikomeze bibagerereho igihe. Gusa hari icyo abaturage bo muri aka gace kabereyemo ibi byago basabye ubuyobozi, bavuze ko babafasha aho hantu hakajya umutekano kandi abantu bakajya basengera ahantu nyine babona hatabateza ikibazo.